nibyo ngo ntabwo rwose ngo yamukubise ngo bari mu rukundo ngo bari gukina ngo amukubita kwitama ariko nabo nabonye bagaragaje ifoto ye wana intoki muri make byabaye bya bindi ngo sakwe isomo ry'umunsi ni irihe isomo ry'umunsi yes reka nonge mbasuze abakunzi ba Concorde TV show amahoro Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko imbere kuri kamera za Concorde TV show ndi kumwe na Concorde CEO wa Concorde TV show. Yes mumeze mute amahoro y'Imana ari kumwe nawe umva turahorana nkuko padiri ahora bivuga gusa amahoro y'Imana turi kumwe ajya padiri avuga ngo avuga ngo iki Nyagasani Yezu namwe kandi muhorane mukifuzanya amahoro ya Kristo amahoro turayahorana kabisa Kristo bavandimwe reka twifuzanya amahoro ya Kristo adukurikiye niba ukureba iki kiganiro ari umuntu muri kumwe mwifuriza amahoro ya Kristo kuko ni byiza yuko abantu bagira amahoro mu bantu ni meza cyane arya ari amahoro n'urukundo ubwo habanza iki habanza urukundo mvuga ngo urukundo rwabaye ahantu n'amahoro arasagana kukunda ntabwo wamwifuriza yuko kimugeraho hari urukundo nta ntambara zabaho kandi intambara zibayeho amahoro aba yabuze uvuga ngo nitugira urukundo amahoro azaza umunezero uzaza ibyishimo bizaza ibintu byinshi bizaza ndabifuriza gukundana ubwo icyambere n'urukundo icya kabiri ni amahoro icya gatatu n'umunezero ibyishimo ni icya kane n'amafaranga amafaranga azazana n'umunezero n'ibyishimo byose bikabumbatira hamwe muri ibyo byose umeze ute rero ndashima Imana Yesu muri kumwe Yesu turi kumwe Imana muri kumwe turi kumwe na Mwuka Wera muri kumwe nawe turi kumwe uvuga ngo ndi kumwe n'ubutatu butagatifu ubutatu butakatifu uvuga ndi kumwe n'ubutatu butagatifu na Sainte Trinité rwose turi kumwe Imana Mwana n'Imana Mwuka turi kumwe kabisa Imana umwana wayo n'Umwuka Wera turi kumwe niyo mpamvu ndamahoro uyu munsi waramutse ute naramutse neza arabona akazuba kavuye ubwo umuntu wabimbujije ariko hari no nkandi akanyenyeri yakubwiye ati ntubivuge abantu bambujije ngo sinzajya mbivuga ariko se nosingira wambajije mu kiganiro twagiranye bwa mbere se umunsi wawe ugenda neza gute iyo byagenze ndavuga niyo nabonye umuntu wankandi akanyenyeri umunsi wanjye umeze neza uba wagiye neza umunsi rero hari umuntu wagakanze ndamushimiye kabisa yakanze akanyenyeri yagakanze umuntu wakanze akanyenyeri kuri Concorde wumve ko ngo mukoreye umunsi yakoze umunsi niyo mpamvu ndi kumva rwose meze neza nuvuga ngo urukundo yanyeretse byatumye nyine y'amahoro twavuze abana nanjye rwose ubu ndamahoro isomo ry'umunsi ni irihe isomo ry'umunsi nuko tugomba gukomeza kugira urukundo isomo ni iryo somo ry'umunsi abantu bose bakagombye kugenderaho uyu munsi nitugira urukundo nta ntambara zizabaho nitugira urukundo kuko nta ntambara zabayeho amahoro azaboneka ibyishimo biboneke n'amafaranga tubona uko dukora amafaranga aboneke amafaranga turinde asatisfeze no bezwe nuvuga ngo ibyo dukeneye amafaranga abiduhe nyine bisaba amafaranga kuko hari n'ibidasaba amafaranga hari ibidasaba amafaranga nk'iki gisaba amafaranga cyo wabonye muri iyi si cyakemuka nta mafaranga kitajyanye n'amarangamutima oya ni ikijyanye n'amarangamutima kuko abantu bashobora kugira amafaranga kitajyanye n'amarangamutima cyakemuka n'amafaranga ariko bakabura amahoro njye ndashaka kubaza kitajyanye n'amarangamutima sibyo ni cyo cyakemurwa kitajemo amafaranga ntacyo pe kuko ndabizi ko uriya kunsubiza ati urukundo ntabwo rugombera amafaranga kugira neza ntibigombera amafaranga kugira umuntu ibyiza ntibigombera amafaranga cyane kuko bijyanye n'amarangamutima
kuko umuntu ntabwo akunda ari uko afite amafaranga menshi. Umuntu kugira neza ntibisaba amafaranga menshi. Urumva umuntu ashaka kugukunda byo nyine akajya guhamagara waramutse ute nta n'ikintu aguhaye akaba akweretse urukundo. Gukunda umuntu ntabwo wamukunda ngo nuko urukundo afite amafaranga. Hari n'uko ushobora kuza ayafite menshi pe wowe akarukwereka ariko kumva santima ntabwo zije amarangamutima ntakururwe n'ayo mafaranga. Amarangamutima ro cyane niyo atakurwa n'amafaranga ariko ibindi byose bigurwa amafaranga. Urumva ko nanjye mise nkwemeza uri daje kabisa. Ifaranga ryageze kuri Yuda agatanga Yesu. Ngosha ifaranga yihakana umwami we yihakana umwami waramugurisha kubera ibiceri 30 gusa. Ako babicobwo byari birenze muri icyo gihe birumvikana byari bigize ya biceri 30 ushaka gusanga ubu ngubu ari nka miliyoni na 15 zaba ari nkeye nkurikije ko agaco k'ibyo bice byaba bifite samagana agaciro byaguze Yesu. Ariko ubwo bagiye mu biciro bamubwiye ati turaguha ibiceri 30 nawe ariko umutugezeho byagenze ute ngo baracirikana baciriye angahe se? Ariko nje hari ubutipe umwe twigeze kuganira bavuga turaye ngo bakurikiye neza basanga Yuda nta cyaka yigeze akora cyane cyane nige dushaka kuzaga mu ijuru tukamusangayo ati kubera iki ati kubera iki ati Yuda washobora kuba yatekeje ikintu kimwe avuga ati uyu mugabo nzi Yesu nta kigeze kimunanira ahubwo abajama ntago bazobakinisha wariwe ahubwo reka mbakore mu bintu by'ubutipe nje nirira amafaranga n'ubundi nzi neza ko batari buze kumushobora batari buze kumukoraho ubu nta mafaranga ngiye kuyarya nje mubereke gusa bakora ibyo bashaka cyangwa nuko mubereka nawe narangiza agira ute abakomagure bandi byo yitekererezaga wenda ikintu gishobora kuba cyaraje kumutungura nuko yabonye zambaraga yizeye kuri Yesu atazigize ute atazikoresheje gusa ubwo Yuda atagurisha Yesu tuba twaracunguwe cyane mu mugambi w'Imana. Nk'ubu rero bibaze nk'ubu ariko harabanzara bavuga yuko Yuda icyaha azazira ari uko yiyahuye kuko ibintu byose ari mu mugambi w'Imana. Abize teology bazadusobanurire Yuda ibyo yakoze. Hari abavuga ngo biriya kuvuga ngo umugambi w'Imana ugango Yesu Kristo aducungure usohora. Noneho ahubwo nyuma nuko yabonye yuko ibyo yakoze nyine kuko ubundi ni uko babivuze we yumvaga arebye imbaraga Yesu yari afite. Avuga dise bariya bamufata akaniri ari amafaranga wana n'undi wazajya kumufata abacike kuko banza n'igihe bwa mbere bagiye kumufata arabacika ntibamufata bati rero kanyarye nundi ntavuga ninge namubarangiye none ntabwo mwamufashe rero ntabwo ngomba kubasubiza amafaranga mwampaye none ahubwo nyuma agahinda karamwisha abana yuko ibyo yakoze bitagize aza kwiyahura ubanza ngo icyo ari cyo cyaha azazira ngicyo cyazakizira azakizira pe ubyaye umwana amwita Yuda ubyaye umwana si izina izina papa yu ni izina no si izina ni izina kubyiza byita umwana wawe Yuda ni izina ukamwita igira neza Yuda bakajya guhamagara papa Yuda hari icyo bitwaye ni izina rega wibuke ko Yuda yari mu ntumwa z'Imana. Yuda ntabwo ari umuntu horoshye ndabyumva tekereza mu bantu bose Yesu yarabonye agatanyamo 12 Yuda kabonekamo akanamugira umubitsi vango Yuda ni wari comptable w'intumwa ariko nyine yarafite inshingano nyinshi ibyo yakoze kuko abantu batabyumva kimwe nuko n'abantu batabizi ubundi ko twumva ko Yuda yiyahuye agapfa ubundi tuzi Yuda ari he dusanze rero wicaye hamwe iruhande rwa Yesu ibyo byo ntago twamenya ko ntago nabyara umwana ngo mwite Yuda uya twebwe abantu ntago kuko twebwe iyo tubwira neza kandi nawe ni kubizi abapfuye bose bapfiriye mu kwizera hari ahantu ibitoro byabo biri n'abandi bose n'abatapfiriye mu kwizera usibye abagabo babiri Eliya na Henoki niho twumva bagiye mu ijuru badapfuye ariko abandi bose baracyari he mu bituro barategereje kimwe natwe hagera rero dushobora kuvuga ko tutazi aho hantu bari hagera dushobora gukanguka tugasanga Yuda n'ubundi ndacakomeje kuruca urubanza tu aracyabiri baba ni
12 bamuherekeje. ntabwo nakwita umwana wanjye Yuda urumva ntabwo namwita Sawuli ntabwo namwita irindi zina rifite amateka mabi nirihera Sawuli Yuda abo babiri bakanyita papa Sawuli cya papa Yuda hariho ba Yuda ahubwo ba Yuda turabasuhuje oya barahari njye hari umuntu nzi muri karitsiye witwa Yuda ni Yuda ndamuzi Jide Yuda yaragiye isi byanditse ku byangombwa cyangwa nibyo bamuhimbye kuko akenshi umuntu bitira Yuda umuntu bitira Yuda nuko aba ari umugome ate umva nta muntu ni umuyuda kabisa nubwo hari ubwoko bw'abayuda Yuda muhungu wa Yakobo aho nta ribi ariko uriya Yuda agambaniye Yesu iyo bavuze Yuda kenshi Yuda muhungu wa Yakobo ari naho akomoka ubwoko nyine bw'abayuda urumva aho nta ribi ariko kenshi iyo tuvuze ngo Yuda umuntu ahita yumva Yuda wagambaniye Yesu nibyo twishyizemo nta kundi ariko tugomba kubyakira gutya yego papa Yuda we oya nizina no kwimana nizina papa Yuda oya nizina Yuda Isikarioti rundeka nkubaze ngiye kwibaza kino kibazo tutatwinjira mu kiganiro shacu neza ni ikihe kintu kizagutungura umunsi w'urubanza rwo kujya mu ijuru uwo ntakekaga ko azajyayo umubonye none ari nzi ko agomba kujyayo tumubuze nibyo bavuga bizatungura abantu ku munsi w'urubanza none tekereza nk'ubu warabyaye umwana ukaga kumwita Yuda ugasanga Yuda ni uri kusoma ku rupapuro rukwinjiza mu ijuru umva izina rya atari taruka kandi wamutse warisa umwana we bitiranwa ahita amuhamagara mbere tibazina tikamu nkuko wabonye wa muntu cyagiye tugiye muri Gishwati gutara ya nkuru wabonye ko nakatishije tike umuntu arambaza witwa ndavuga nitwa Concorde guzi ko ndi Concorde wantu urimo hano muri bisi ahita agenda aramuhamagara turicarana tugenda tuganira tuziranye twatangiye kumenyana kuri Facebook WhatsApp zije nabwo tukajya twandikirana ariko tutarabonana ndanamusuje nakomere bazina wanjye byatumye tugenda tukuganira ubwo none ibaze nk'ubu waranze kwita umwana wawe Yuda bajya banahamagara ngo Yuda ukavuga ati nimuzonge kunyita umwana wanjye Yuda wagira mu ijuru kwa munsi rubaza ugasanga Yuda ni uri kuza gukota baje gukora zamwita Petero none ushaka kusanga ubwise Petero ugasanga Petero ahubwo ni aya Petero ni uriyo pe n'uzaba ari ku muryango niko bajya bavuga n'uzaduka aka kantu bakumve neza ngo umufilozofi umwe baramuhamagaye bamaze iminsi ngo ariko nyina ntago ari ukore nagasore nanjye numvise mwa bantu mwe mutaza kuvuga ati David ni umupagani hari story na story na gakuru story na amateka byo biba byarabayeho story nawo story nta kantu nyine kari aho ngaho nyine agatekereza ngo umugabo baramuhamagaye bamubwira ati umva rero wewe turabizi kuri umuhanga urimenya byose nta kintu udatekereza ati rero hano ari abantu bashidikanya kimani hari cyangwa itahari tubwiza ukuri nyine nkuko bagutumira bakagutumira nko muri stade wende yakira nk'abandi 50,000 akantumira kuri Gonarike yakira 50,000 nkabanda gutume tubwiza ukuri konkoro hari abantu hano bamwe turabona turi ibihumbi byinshi hari bamwe bemera kimani hari abandi bakemera kimani itahari ariko ntibabyumve ko twabaye pagani nyine nakantu kagatekerezo kari aho ngaho tubwiza ukuri uri umuntu w'umuhanga no muri kahise turakwemera ntawe utakuzi igitekerezo cyawe ndetse uvuga n'ibitaraba tukabona birabaye tubwiza ukuri imana irahari cyangwa nta gihari izi kintu basubije bari kumaza ati imana irahari cyangwa nta gihari kuko bamwe bavuga ati imana ntayihari abandi irahari abandi arabasubiza ati ngewe ikintu nabasubiza ni kimwe reka twizere ko imana ihari tugende mu ndangagaciro z'Imana yigisha ibintu byiza bivuze nk'umuntu ukora ibyiza ntacyo yababaye muri society aba ari umuntu mwiza umuntu ukora ibintu bibi muri society abangamiye iki society sibyo ati rero twizere ko ihari ukora ibyo Imana igira ute itegeka nusanga itahari nubundi ntago uzaba warakoze ikintu kibi ngo bikubangamire sibyo ariko none nuba warakoze ibintu bibi ugasanga ihari
ibyo izagukora nturi kubyumva izaguhana. Reka twizere ko ihari dukora ibintu byiza, nubona no ku isi ntacyo bidutwaye gukora ibintu byiza, nidusanga ihari tuzakomeza, nidusanga itanahari nabwo tuzikomereza. Wabyumvise? Yabasubije neza. Uwo mugabo ni umugabo n'umugore. Ni umugabo. Umva yabasubije neza. None se ubundi kujya kwiga wikomplika ngo ntayiha bango ntayigize ute. Kora ibyiza nusanga ihari. Nubundi uzabura abanye n'abantu neza. Niba itubwira ngo tubane n'abantu neza. Twabyizera bidutwaye iki? Nusanga itahari uzikomereza. Wigire mu ijuru. Cyane kabisa. Nusanga itanahari. Ngenda vango bese wakunda utimana udakunda abantu muturanye, wakunda ute Imana utabonye n'amaso yawe, wanga abantu ureba n'amaso yawe kandi abo bantu bararimwe n'Imana. Nuvuga ngo nukunda abantu uzaba ukunze n'Imana, sibyo? None kuvuga ngo nimba kunda bikujya gusa n'ibyo umugabo yavuze kabisa. Nuvuga ngo iyo Mana niba twigisha gukundana, tukaba tubona mu gukundana bizana amahoro, bikaturinda intambara, twakwikundaniye tugakwikiza ndangagaciro zayo, byaba bidutwaye. Bidutwaye iki? Ntacyo. Ariko njye nemera kwiriho. Nanjye ndayemera. Iriho, yahozeho kandi izagira ute? Izahora. Ariko yasubizaga abantu batemera ko Imana igize ute? None se wagize ngo umuntu yajya guca. Ariko wemera ko ihari we ntago nta kintu yakugomba kumihinduraho. Sibyo abantu utemeraga ko Imana igize ute? Yajya gucarenginga gutyo ukajya kugira oya. Ni uko ushaka kumbaza Imana ibaho yego cyangwa oya? Ibaho. Yego ibaho. Ariko abantu utabyemera. Ushaka impamvu zigomba gutuma yemera. Cyane kabisa. Kora ibyiza nusanga itahari. Ntuntu uzakomeza abanye n'abantu neza. Umugabo yasubije mu bwenge kabisa. Agasobanutse ni nkawe. Yes, reka twigire mu kiganiro cyacu. Ntabwo twasuje abantu. Dusuhuza abantu. Naho baherereye. Ntabwo twasuje abantu tugendeye ahantu baherereye. Reka ngenda suhuza mu Rwanda. Ngenda suhuza muri Kongo. Ndasuhuza mu Burundi. Ndasuhuza muri Uganda. Ndasuhuza Abanyakenya. Ndasuhuza muri Tanzania. Ndasuhuza ku mugabane wa Aziya. Ndasuhuza ku mugabane w'Uburayi. Ndasuhuza muri Afrika muri rusange. Aziya urasuhuza mu kihe gihugu? Aziya. Igihugu bigize Aziya nibihera. Ntabwo wigeze ry'umuceri mu Pakistan. Ayo Bushinwa si buri muri Aziya? Sinwaguze ibintu by'inshinwa. Ndasuhuza abantu bari mu Bushinwa. Ndasuhuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe na state zingahe? Kera niga numvaga bavuga ngo nawe 50 na zingahe? 50. 50 hiyongereho iyitwa Alaska ziba 50. Za 50. Ngo nizo Trump ayoboye. Les États fédéraux. Ramugabo arayoboye. Leta 50. Nose David. Ari igihugu cya Canada. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinini ni ikihe mu buso? Mu buso ni Canada. Shaza ubwenge. Ubwenge kabisa. Ahubwo abantu muri Canada batubwira. Igihe kigeze kugira bavuga ati Canada ishaka abantu bagiye kubayo kuko ngo bafite ibintu by'ubutaka bunini butagize abantu babutuye. Kuko bunini bwacyo ngo abantu babuze abantu babuturamo n'abantu bo kuhakorera ngo igihugu gikomeze gitera imbere. Nibyo cyangwa sibyo? Utubwize ukuri. Bagezeyo gutyo batubwiye. Niba yo gahunda ikomeje. Ushaka kugenda se? Jewe ni cyo gihugu cyane turi Rwanda ra. Hoya ukajyayo. Wanya bari wanyu. Hoya ukajyayo ugakora sibyo. Ntabwo waba yambuye nationality y'u Rwanda sibyo ko nkajyayo nkakora nkajya. Ko u Rwanda rwemera nationality zirenze imwe. Wagira nationality yo muri Canada ukagira ni y'u Rwanda, ntabwo waba yambuye u Rwanda. Numva ntacyo bitwaye da. Ariko bavuze ngo nyambura u Rwanda ngo nationality y'u Rwanda. Ngo twiyambure y'u Rwanda ngo tu ayada ntabwo nabyemera. Iburayi twasuhuje abahe? Iburayi twasuhuza abantu bari muri Belgique mu kinyarwanda ni Ububirigi. Ariho bigi n'u Rwanda. Kinini ni ikihe mu buso? Mu Rwanda. Oya. Ubwo koko nawe kumbaza ikibazo rwose ushaka gusubiza iki kibazo. Igisubizo nyine Ububirigi bufite kilometero kari muri 30. U Rwanda ni muri 2026. Nyine nanjye nk'ubu n'urugero. Ariko kumva bijya kwegerana cyane. Ribuka muri speech president ari kuvuga ati twagize ibyago kuba twarakoranijwe n'agahugu gato
cyenda no kungana n'u Rwanda atariko abari muri Belgique turabasuhuje muri Belgique turabasuhuje urumajije ikibazo ushaka ngo usubize ko ari u Rwanda pe oya bitewe no kurukunda cyane kumva bawumva ibintu byose dusuza abantu bari muri Espagne Espagne turabasuhuje Espagne dusuza abantu bari mu Butaliyani abantu bari muri Luxembourg suza abantu bari muri Poland abantu bari muri Sweden kapitali ya Sweden yitwa ngiki kapitali ya Sweden hasi kapitali ya Sweden si Swedera kapitali ya Sweden yitwa kuba reka nkwibwire ngewe ibyo bintu naherukaga abantu babyigaga ari abantu biga amageography ni none nta geography wize se nge ibintu by'amageography bayigaga nasohotse social science social study social science ntayo wize oya social study ibyo ngibyo byose babyigaga nge ibyo byose babyigaga of the countries umva ibyo byose babyigaga nasohotse ngukopeze se nge ibyo bigaga mpani sport no kuririmba ibyo ngibyo gusa kapitali ya Sweden yitwa Stockholm yes ako nuzi kapitali ra nuzi kapitali ingo dandagerageza izi bihugu byose byo kwisurazi kamwibarize kimwe ntabwo ari byose ni bikeye numwana nawe wambazaga kuzi none se ndi mwarimu nyine ngomba kubaza nka mwarimu nkakubaza ko akonzi none wowe wakana niba nkagukosora nkakakubwira yes reka dutangire ikiganiro cyacu kokoro reka dusuza abantu bari mu Bufaransa i Paris ahandi naho ngaho tugiye kwivugira gusa dusuze n'abantu bari muri Colombia hariya ni Colombia ni muri Amerika Latine muri Amerika y'Amajyepfo niko Colombia iherereye ariko reka dusuza abari mu Bufaransa bari muri Paris abari Lyon abari Lille abari utwo tugitungahe nitwanze kuko reka tuvuge kuri iki kintu bisobanuye iki ko umugabo yajya gutanga ikirego muri leta ngo umugore yamukubise bisobanuye ko yahohotewe wiki bagiye mvuge ngo yabaye inganzwa se nyine ndakubajije buri umugabo yajya kurega umugore ngo yankubise cyane bako nkoro ariko nuko akenshi abagabo ngereka ngwimarize ikibazo na n'urugero ntanze abantu bataza kumakari kuri manze kubisasa mwabantu kugira ngo mubaze kino kibazo banje kubisasira n'urugero ntanze ako ntago bizahaba ubu mugore yakubise wajya kurega madama kankubita urushyi cyage ko cyangwa kaniga byagukubita byose apfa kugukubita kandi afite uburaka kandi ari kuguhana aya mbwira najya nahera kwa mutwara sibo najya muri famille napfira mu nda pe kandi avanga mere umugabo atemba ajya mu nda umva nakwiga ubwo kuko urabona impamvu bamenyeye ko akenshi abadamu benshi abafata nk'abanyantege nkeya abagabo bakabafata nk'abanyembaraga akenshi uziko mbere dushimiye leta yacu yimaka jambe ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko mbere pe umugore yarakubitwaga bama kumukubita yajya kubivuga ati tuza niko zubakwa nanjye rero bihindutse madama kankubita navuga niko zubakwa reka nshaka uko nihangana ntabwo najya kurega pe ntabwo najya kurega ngo madamu yankosoye reka nibarize wabonye ibyabaye kuri Macron nabibonye byabaye ku cyumweru inama twagira Macron ni iyihe ahubwo mbaza ngo byagenze mbega ngo baza ngo byagenze ute ndabanza ngo duhere ku kantu k'inama ku bintu byabaye kuri Macron inama twagira Macron ariko tushaka kuvuga Macron ugasanga n'utamuzi perezida w'Ubufaransa ni perezida w'Ubufaransa yitwa Emmanuel Macron Jean-Michel Frédéric Macron niko yitwa niyo mazina yo inama wamugira nyuma y'urushyi rw'akasamutwe nabonye yakubiswe amupita bya danje hafi kukubita agatwi inyuma banza agatwi inyuma hasi inama nabugira ni ukwihangana inama namubwira no kugana inkiko abagabo tugiye kuzapfira mu nzu asiko arabitinyuka kandi ari na president wa Republika kubera ikisi ngiye Macron inama namugira nimwe
niyo kugana inkiko akajya kurega ikibazo nuko ariko bihakana bya bintu by'abagabo yidefanze bya bintu ubundi bya bintu byatangiye gute mbwira biriya se mbwira reka tubwire byatangiye gute ubundi ni inkuru yabaye ku cyumweru tariki 25 ubwo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Jean Michel Macron umugore wa Macron nuko nzi ko amuruta icyo nzi gusa yitwa Brigitte Macron amateka yabo amurusha imyaka 24 niyo umugore arusha umugabo ubu afite 72 Macron akagira 47 noneho bakundanye Brigitte yigisha Macron muri secondaire yamwigishaga muri secondaire muri 1993 amwigisha ibijyanye na drama musique nibyo yamwigishaga icyo gihe yari afite imyaka 16 bakundanye ni ukuvuga ngo Brigitte yaragiye abwira abana be twibutse ko afite abana umukuru afite abana batatu umukuru avutse 75 ukurikiye avuka 77 ni ungana na Macron sibyo noneho umuto yavutse 87 arangije atashye ababwiye abana bati vraiment muri class umunsi nigishiye nabonye umwana w'umuhungu w'umuhanga uzi ibintu byinshi ubwo yavugaga Emmanuel Macron asubwo yaratashye abibwira abana batari uko yamukunze urumva yari yamukunze no Macron nawe abwira bati rwose numva nkunze uriya teacher wacu witwa Brigitte naho urukundo rwatangiriye ubwo baza kubana mu mwaka w'ibihumbi 2007 sibyo babana icyo gihe Macron ntabwo yari aba perezida mbaza ngo bafitanye umwana ngiye kubibara nkabara umuntu wari ufite imyaka umuntu wavutse muri 53 bakaba barabanye muri 2007 ngaho bara ubundi babanye ryari babanye muri 2007 ngiye kubara mu bushishozi bwanjye hashize imyaka 2007 imyaka 20 ushaka kubarishiza si babanye cyangwa ukubara iyo 18 iyo Brigitte yari afite oya tukwa imyaka 18 ishize babanye babanye 18 imyaka 18 afite 70 bafite 70 ni ngahe ni 2 70 dukuyemo 18 hasigara 54 muri 54 umugore ubyara amara imyaka 45 urumva baba bafite umwana ntawe uvanga ubwo babanye Brigitte yaracuze mwa hajya ngo zimibare bego urukundo babanye afite 54 je baba we Macron afite 30 mbega urukundo David wabyemera wabyemera nde ko washaka umugore ukusha 24 urukundo se ko kandi impumye urukundo wo rushatse ruramusanga ukiyurupfuna indirimbo ya Mavenge Abanyarwanda bavuze neza ngo urukundo ni impumyi wasanga nanjye nahuma ariko ngena urukundo ni impumyi ni indwara nkoresheje umutima ni indwara y'umutima rwakuye Mavenge ku rwesero rumujyana ku munini agiye gushaka Brigitte usanze ari Brigitte we ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we rwamvanye iwacu ku rwesero rukanza niwanyu ku munini urumva nigwo rwateye Macron gukundana na Brigitte muri imyaka 24 babanye muri 2007 Macron aza kuba perezida muri 2017 kumva bamaranye imyaka 10 ubu rero iyo saga yabaye ku cyumweru ubwo bari bajyanye mu nama muri Vietnam bari gusohoka mu modoka umvaga mu ndege asaka ntarabona indege nazwa niki ntago ndayigendamo niyo mpamvu ndi kuvuga imodoka nibura njya nyiteka urumva ubwo basohoka mu ndege
hari amashusho yagaragaye yakwirakwiye kabisa umva Brigitte sekuru rushya barushya abapimyi bapimye bavuga ngo rwaje rufite toni n'ibiro 2 abandi bakibaza atese koko urabukecuru naka 70 yahanaga umwana naka 70 n'ibiro ubwo kweri yahanaga umwana ubwo yakubise umuhungu we yahanaga umwana ntago ari umuhungu yahanaga kana gato yahanaga umwana we none se ubwo byaba biterwa hari nuko babanye byaba bitewe nuko murusha imyaka akaba ariko agira ariko byavuzwe yuko ari urushya mukubise abandi ibiro bya presidence y'Ubufaransa yitwa Champs-Élysées sha y'umurima na Élysée nyine nuvuga ngo yitwa Élysée nkuko mu Rwanda ibiro bya president tubyita hehe kuri village urugwiro ibyo mu Bufaransa yitwa Champs-Élysées babanje kubihakana bati bababaza ku iyo video batangira bavuga ngo ntabwo yabayeho ngo nukubeshya ariko biza kugeraho barabyemera koko ariko bati ntabwo kuriya ari ukumukubita ngo babe gukina iby'abana gutera black none ukibaza babe gukina ni iby'abana ni iby'abakecuru cyangwa ni iby'umukecuru n'umusore nibyo ngo ntabwo rwose ngo yamukubise ngo bari mu rukundo ngo bari gukina ngo amukubita kwitama ariko nabo nabonye bagaragaje ifoto yewana intoki muri make byabaye bya bindi ngo sakwe mu bisurukira urumira yes ngo ibara ry'inka rifashe ati ubwo kubisurukira kumira rugafata naho arabo bagaragaje rwose intoki za tate zikugaragara neza ku itama rya makuru ariko babinyomoje bavuga ko atari byo ngo ntabwo ari urushyi yamukubise byabindi by'abagabo ngo babe gukina iby'abana nako ngo iby'abantu baba nyine ngo iby'urukundo ariko mazi ati se sheri urabyumva ute kuba tugeze hano Vietnam tuvuye i Paris Imana yaturinze ati yo ahubwo cameraman wafashe ari amavideo yewe ubwo nta kibazo no cameraman nta kibazo abacameraman nta kibazo baba batwaye na kito namba biremewe kuba yayafata none se niwa kubisurushye usanga niko tere warukubise kandi byari live kumva nta kuntu ari gukatinga nicyo kibi cy'ibintu biri live yoza kuvuga ngo ni ikiganiro bari gufata nyuma baze editing baze kugitunganya bari kubikuramo none bira byari live kuri televiziyo nta kuntu babikuramo ni gutyo byagenze none makuru tumugira inama yo kugana inkiko ntabwo yazigana kandi yabihakanye we yavuze ko atari urushyi yakubiswe ahubwo ko bari gukina bibereye mu rukundo bari gukina sheri shushu nta kibazo niki ubwo ntabwo yajya kureka zimufasha kuko ari abagabo benshi bagiye gupfira mu mazu bari kwihagarara ngo nabagabo cyane cyane nyene nawe nakwaje ico kibazo ndavuga ati uramutse ugiye mu iyo kesi byakugendekera uti nuvuga ngo nanjye madame aramutse nkubisurushye urukumira kumira gibara ryinga urumva nuvuga ngo nageranze umuntu akamba wabaye ikira ko tukubona hano ku matama bitameze neza kubise ku kibambasi numva tari korege nayo rwose ntago bimeze neza ati twaraye nta muriro dufite ni kubita ku kibambasi none yarangiza akavuga tikuzwe tugufite sikaye twari duturanye ntihoya ni visible za sose none zimaze gusota twaraye nta muriro dufite nongiye hanze nijoro banikubise ku kibambasi no mpamvu uri kubona nakomeretse hano nuko bitana abanyine ariko yaronko bisa ntabwo nabivuga ubwo urebye bose ni bamwe ubwo abagabo bose ni bamwe niba natangiye mvuga ngo nanjye ntabwo nabivuga mu bigaragara ubanza Macron Emmanuel Macron nawe nta nubwo ari uriya gusa yariye igira ryeze n'izindi nyinshi umunyamakuru numvise ko gati ngo afite amatama abereye inshi none umuntu umuturage yigeze kumukubita byatari ni muri 2021 kwakundi ari kugenda president we kugenda gusuhuza abantu yahimbawe rwose avuga ati abaturage banje Imana yamaye baranyishimiye haraza ariko turaza kugenzura neza turebe iriya tama umugore yakubisemo ni naryo uramuturage yakubisemo muri 2021 cyangwa ni nirindi cyangwa ni kwanda vango niba gukubita
urushyi mwitama rimwe uzahindure n'irindi bakubitemo. Turagenzura neza turebe video ya 21 turebe niya 2025 ku cyumweru tuze kureba niba ari mwitama rimwe byazabora. Oui, ikintu maze kubona hari ibintu abagabo benshi dushingiye ku bigenda bivugwa. Hari ibintu abagabo benshi twanga gukora kandi dufite iki abatubangamiye mu mago. Gusanga umuguzi abagabo bose aho gasanga umugore agukubita ko ngukwa kuri umugabo ntiwabivuga. Ngiye bankubise najya kurega. Oya erega kenshi bana ndashaka kuzabona nk'ikirego cy'umugabo agiye kurega umugore arankubita. Ni bake batinyuka. Uka kenshi niyo umugore atatse kandi yaguhondaguye akenshi bumva umugore, ubuyobozi bwumva umugore kuruta uko bakumva umwana, kuko icyambere cyo umudamu agaragaza amaranga mutima akakuza imbere niba uri mutwara sibo bose mutwara sibo yagenda gutya none wabona ko gahinda ariko umugabo yaza yabivuga nyine yikana akavuga ati ntabwo ari byo. Akenshi ugutaka k'umugore n'ugutaka k'umugabo mu ngo byumvikana nk'iyo umwana mukuru n'umwana muto. Abantu bafite abana b'inkurikirane murabizi uvuga ngo haba igihe umwana muto akubise umukuru, yamara kumukubita undi yanamucyaha cyayamuciraho wagahitarira cyane kuruta wa undi mukuru, none ugahita wumva ko ubwo umukuru ari uri mu makosa ugakubita. Akenshi n'umugore yatatse bigaragara yuko ari wahohotewe, ariko hari n'abagabo bahohoterwa, ariko nanone ni bake. Abagabo nibo bake bahohoterwa pa raporo y'abagore pe. Cyoko uzi ikintu nabonye nuko babana tubona ko bakaze ku isi tunatinya bangangaginga cya Trump asanga na cy'umugore kijidura kandi yazana ati ngenda kora sigisasu kiguhira kabisa. Yajya mu rugo umugore akamubwira ati pfukama hariya sha pfukama wavuze ibiki kuri televiziyo kare pfuka munsubize. Ariko hari ujye ubyivugira, hari umujenerali ukunda kubyivugira muri tweet zitandukanye arabyandikira kuri X. General Muhozi Kainerugaba umugaba w'ingabo za Uganda abaye kuvuga tumva njya rwana ati nta gihugu ntinya kuba nahangana nacyo, ati yaba Kenya yaba hehe, atari ko yongeze mu rugo uwitwa Charlotte umugore niko yitwa ni ubyiyandikira atarambye ati pfukama ngapfukama. Imbaraga z'abagore kabisa. Ariko ubu iyo yatitije imbuga nkoranyambaga cyangwa se yatitije igihugu niki ujukunda arisaganyisha kunda kugira za Bobi Wine, uko Bobi Wine afite ishyaka riri muri opposition na Uganda. Uzo yavuze ati Bobi Wine wowe ntabwo amwita Bobi Wine amwita Kabobi. We Kabobi no hari uwo bafunze ndumva niba hagariye ingabo z'umutwe z'iryo shyaka rya ntuza rya Bobi Wine ryitwa NUP niba national ntabwo ndi kubyibuka neza, witwa Mutwe yaravuze ati Mutwe twamufashe ubundi niwe uzakurikiraho, ati bafungiwe ahantu turi kumwigisha urunyankore ngo ni muri basement nihari, ati mva Kabobi niwe urakurikiraho. Akaba yabatitije atari ko yongeze mu rugo. Charlotte yavuze ndagwa kabisa. Imbaraga z'umugore kabisa. Ushobora gusanga Trump nawe kuri yaba yavuze yatitije isi. Urumva ukuntu yavuze ngo nshaka ngo Canada ngo tuzayiyomekeho, ngo ikirwa cyitwa Greenland ati nacyo tuzakiyomekeho, ati nintorwa ati nyuma amasaha 28 intambara muri Ukraine n'Uburusiya zayahagaze. Yajya mu gatupfuka mavuze ibiki kuri televiziyo yatitije isi ko gasanga yagera mu rugo Melanie Trump ati taikundi biri babivuga kugendeye kuki watekerezaga ntabi abagore bubahwe kabisa babivuga kugendeye kuki watekerezaga. Ariko nuvuga ati nk'iyo umugore ari meya umugabo ari meya ngo umudamu bari nka governor. Aho twabihuza na koti na zira twiti ntuza Muhozi Kainerugaba yiyandikije. Avuga ati rwose nta rugamba ntinya, atari ku buntu wa mbere ntinya ni madamu wanjye. Tekeza umuntu udatinya urugamba yarwanye nyinshi, kumva umuntu ajya kugera ku ranka rya general. Yarwanye intambara zitandukanye kandi akazinesha. Atariko iyo Charlotte avuze
ndaceceka. Ati yo sheri utavuze ndaceceka. So ni imbaraga z'abagore. No kubabona mu nzira bagenda kandi iwabo byarakaze. Nose ubwo niyo mpamvu Brigitte yakosoye makoro wabo. Yamukubise ati nk'uburi gusoko. Usuko byari bigenze uti. Bwashoboka makoro yasohotse atamubwiye ati sheri nk'uburi gusoko usohokanye. Akuse ubwo niba byabereye hariya muri public mu ndege. Ubwo mu rugo bimeze bite? Mu rugo arazinda hasi. Ariko yagira muri Champs-Élysées iwana yavuga. Oya mu rugo barazinda hasi akora n'agasenga bikinda hasi. Cyaba ari ikibazo cyo kuba barushanya imyaka. Cyaba ikibazo cyo kuba barushanya imyaka. Wenda hari. Mu rugo naka bebe bamerezaga kuri bebero. Honestly. Abashaka. Adiye yaba yikanza kabati nibikokoze. Urukundo ni danje pe. Nuvuga ngo ubwo umwana wa kabiri wa Brigitte ni ungana na makuru. Mbega urukundo. Oya bya twabonye ibintu bitangaje. Mu rugo makuru yageze mu rugo yakoze bidakwiye. Ubwo ati wikinda hasi. Ati ukiriye wamugize mu ministre. Era wamugize ministre ugende kuki. Pfukama. Agapfukama. Tira jambo wariteguye neza watekerezaga mu mutwe bya biri gukora cyangwa ducinga twe twacomotse. Kira. Ntagatsinga kacomotse. Yose yaduhaye inkuru kare. Ese ariko ngiye nama nagira makuru by the way no kujya mu nkiko. Nose arigera uruhi. Ajya mu rw'ikirenga. Arahera mu isibo niba mu Bufaransa ziba. Arahera mu isibo. Cyangwa araregeraho byabereye muri Vietnam. Oya, arahera mu isibo. Kuko ikibazo cyabaye umuntu ashobora kuregera sibyo aho umuburanyi umwe atuye cyangwa se ikiburanwa giherereye. N'urugero siturana Musanze umurenge wa Muhoza. Sintuye muri Cyuve. Wowe utuye muri Muhoza. Nuvuga ngo ubu dushobora kugukubita ugahitamo kujya kundegera aho ntuye muri Cyuve cyangwa se ukandegera hano ikibazo cyabereye. Uko bibavuga iyo uri umuyobozi uyu uri umuyobozi ku rwego mbese rwo hejuru ariko ufite isi utuyemo muri ikibazo cya mbere wakagombye kugira wagomba kumanzuka kibwira mukuru w'isibo. Ibyo ndabyumva ariko hano ugomba kugendera hari aho kiba cyabereye nyine. Aho cyabereye nyine kiriya ntabwo cyabereye mu Bufaransa cyabereye muri Vietnam niho bamucekeye urukingo. None ubwo arajya kuregera mu isi bo mu oya akigera bagisubira mu gihugu bazarega mu isi bagitaha akigera mu rugo ati yarankubise tugeze hana haranya ndagasa. Uzi ko yagiye no kumufata akaboko ngo amanukane kuri esikariye zo ku ndege mwana ukabona umugohara mukatiye. Rero ufite ibindi bimuhangayikisha atari byo gufatwa akaboko. Oya bari makoro wanza akaboko ni batwaye kuvuga ngo we ntago ari fiere yo kugendana na mukecuru. None ngo type umusore afagiye gufata mukecuru akaboko mukecuru aranga yamaze kurumucekasha asohotse tubona pepe abanyamakuru. Kokoro tukugana ku musozo nire somo twakwiye gukura muri ibi bintu byose nta kintu gisoka kidafite isomo cyangwa se nta kintu gisobanuye bisobundi bibisobanuye iki ibi tukugana ku musozo bisobanuye iki harya nyine ndakubajije David ubwe ntabwo ruka kunkopeza wambara ukankopeza kangaka akankopeza ntabwo ngukopeza kuri mwarimu yagiye icyo bisobanuye bwawe icyo bisobanuye muri societe urakibuze tu kimwe nibura ngira kimwe ndavuga icya kabiri ngira icya mbere ndavuga icya kabiri cyandwanaho gute gutekereza ruwawe ishimwana nyine reba sibyo na admin wa groupe WhatsApp ukuntu tuba twamwubashye sibyo ukaba utapfa kumuhangara Perezida wa Repubulika cy'Iburayi akubitirwa urushyirungana kuriya mu ndege. Uzi ikintu nizemo cya Dani ntabwira abantu ko byagenda kose niko zubakwa kabisa ko byagenda kose nanjye twashyiraho akantu kitwa ngo ruri hose kabisa. Muri nge ikintu maze kubona muri uyu mugore afite imbaraga zidasanzwe kandi koko no muri bibiliya biravugwa ko umugore afite imbaraga zidasanzwe. Zabibaze Samusoni nanjye ni ngorega zabibaze Samusoni Adamu yacumujwe nande si Eva
Eva si we bavuga ngo inzoka ngo niwe yahereyeho akaza akabwira umugabo bigatuma bacumura akasorwa muri rero umugore nta kumumenyera. Ese ubu yaba ari Macron wakubise Brigitte kiba yabaye inkuru. Yaba ari Macron wakubise Brigitte Macron bari kweguzwa. Abari kweguzwa. Yes, koko reka ngushimire cyane. Urakoze cyane David. Twabanye neza tunabwiye abantu bakomeze bakore subscribe, bakore na share kuri Kokoro TV show kandi tugeze ahashimishije nyaboneka mukomeze mu badushyigikire. Shigikire. I beg you.